Elle est venue du ciel, elle est ma jolie. Hey guys, muzane nanjye muri kwizerwa Arts Furniture aho tugiye kubereka ibyiza bitatse furnitures zo muri kwizerwa Arts Furniture. Come with me and enjoy this ride. Uko mwabibonye mu rugendo rwacu muri kwizerwa Arts Furniture, they have beautiful things. Bafite intebe nziza, bafite ibitanda byiza, bafite amatablo meza yo kudekora mu nzu yawe, bafite dining table sets nziza cyane, bafite tables meza, bafite utubati twiza, bafite TV stand nziza cyane, kandi nkubwira yuko ushobora kuzana na order ukayibahereza, ukazana ifoto wakuye kuri Pinterest, barabishoboye rwose. Ukazana ifoto ukabereka intebe ushaka, ugatanga command, bakabigukorera kandi bakadeliveringa neza and on time. Kuri babandi bakunda intebe za kwire, nukuri nono ziri muri form iteye ubwoba kandi nziza, ngira ngo murabibona, ni nziza cyane, zifite design nziza, ziri very puffy, they're very comfortable, they're just amazing. Kwizerwa Arts Furniture bafite dining table set nziza cyane nkuko muyibona, n'izindi nyinshi ndi ugende mbereka. Kwizerwa Arts Furniture bafite intebe nziza nk'iyi nicayemo, ni nziza cyane, iri very comfortable. Noneho iyo bije kuri TV stand, Kwizerwa Arts Furniture barayoboye kuri TV stand nziza cyane, yabera iwawe, yabera urugo rwawe. Baba bafitiye dining table sets nziza nk'iyi ngiyi muri kureba hano, ifite intebe 10. It's a set of 10 chairs. What an amazing thing. Ugeze hehe uza kureba zino ntebe koko? Kwizerwa Arts Furniture iherereye Gisozi, niho bakorera, bafite showroom muri Gisozi, bakora neza, bafite akazi gasukuye, intebe zabo ziri very nice, the texture they use of the material is really good. Ndagushishikariza kuza muri Kwizerwa Arts Furniture ubundi ugahaha neza. Ndakubwiye Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga. Byari byarananiye pe. Ariko nagereye kwa Eric Tech, ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech, ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazananjye sankara ajya gukoresha. Tubafite ibikoresho. Ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop, desktop, laptop, kamera zino za CCTV cameras. Yabiri by'amanyarwanda ndetse nitagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV cameras zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya mu masegonda make cyane. Kwa Eric Tech akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi ku giciro nk'icy'umuneke hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu arakinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero ni izo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana. Noneho urumva ibaza nawe sankara mavuzi ni banyarwanda, mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki? Bahinduke ba Bill Gates biga computer kamem encore présent. Waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ufite YouTube channel ushaka kongera aba subscribers na views bitakugoye, waba ushaka kongera aba followers bawe kuri Instagram na TikTok, like, comment ku mbuga nkoranyambaga zose, byarakemutse. Jya ku rubuga www.twika.smm.com aho bagufitiye uburyo bwo kubona aba subscribers n'aba followers banyabo kuri izo mbuga zose mu buryo bworoshye cyane bitakugoye, maze nawe ugatangira kwinjirizwa n'imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Kubijyanye n'ibiciroho ni nkaho ari ubuntu, wigira ikibazo, kandi aba followers n'aba subscribers abari abanyabo byumvikane ko ibyo uzajya ukora byose bazajya babikurikirana umunsi ku wundi. Ubu buryo burizewe cyane kandi burakora neza ku bantu bose bari mu Rwanda 100%, aho ushobora no kwishyura ukoresheje mobile money cyangwa cryptocurrency. Twigisha kandi tugatanga ubujyanama ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga, gukora monetization kuri YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri nimero muri kureba kuri screen yanyu nona. Bayise Rosario nigiye kujamo urumva? Tubyabiri mujyaho ngo sankara
urumva ngo hora ngo zare muzeshene kunepa mwicare muri ryo show ubu twageze mu bwami bwande bwa Samano Mideya Tudeya kudivirwa yiswe Rosario nibyo ntaramenya nanjye sinzi impamvu ariko mukanure cyane niyo mpamvu nanjye ni hano abateguye Universal bona batunze cyane a Comcast company buriya giti business group ni mu byahishwe urumva Samano isura yanjye nagwa tayari nk'abandi bateguye Highland Film Group awe uziko nanye soma nkitinya filime yiswe nde Silk Mars nushaka kuvuga Silk Mars uko bishaka fa kuba filime itaratangira gusha ndavuga ibaze ko bataravuga ndaha ndimo nasakuza ati mugenzi mu nzira ya Poro sinzi ni ariko ngo isabe igitambo iki ni igitambo kimwe nabwiye mukanure cyane gusa mu nzira ya Poro the path of Palo is one of a sacrifice ati nzira ya Palo ni yanzira imwe y'igitambo ati ku madini yose with all religions ati amadini yose ati yizera ko Palo ibaho mu mucyo no mu mwijima utagize ibihe byiza kuva twajyana ntabwo ubuzima bwari bworoshye bavuye Begizike baza gutura muri Amerika ubuzima ntabwo bworoshye one day all your dreams are going to come true. ariko mwana wanjye ndakwizaza ku munsi w'inzozi zawe zose We were talking about investing more. kandi tuba turashyize kuba twakongera tugashora amafaranga mu mushinga wanyu Maybe we can schedule time to talk. sinzi waza kudushakira umwanya tukavugana Miguel, my firm won't let me take on clients who don't meet their thresholds. ati rwose ntabwo famu yanjye cyangwa se kampani nkorera yakwemera ko nongera kugarura abantu bari